Inshuti z'igitondo cy'umugisha TV turabashuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo aho muherereye mu mpande enye z'isi. Kuri mikoro ni Pasiteri Emmanuel Imanishimwe, televiziyo yo cyangwa imbonera kure ni igitondo cy'umugisha TV. Ndanezerewe cyane kubana nawe. Nimba utameze neza reka nkubwire ngo none n'ejo bikagenda siko bizaba kuba mutegereza, kereka bava mu masezerano ari nta mpamvu, abo nibo bazakorwa n'isoni. Nta mvura idahita rero niyo ku bwa Nowa yarahise. Imana yo mu ijuru igufiteho umugambi kandi izahindura amateka y'ubuzima bwawe. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo nimba utarakora subscribe muri uyu mwaka wa 2023, ndagira ngo uyikore tuzabane kandi duhumurizanye mu biganiro bigiye bitandukanye n'ubuhamya bwinshi kandi bwiza. Yego nibyo rwose, ukadutera inkunga yawe ya subscribe, ubundi tukajya tubana uko bwije n'uko bukeye kandi mu rukundo rw'Imana. Uyu munsi ndi kumwe n'umuyobozi w'ikinyamakuru mugiye kuzajya mukurikira. Ikinyamakuru cyitwa Kristu gukiranuka kwacu TV. Ndaje rero ntabwo ndi bubicisha amatsiko, uyu munsi arifuza kutuganiriza. Mutumisha, turakwakiriye mu gitondo cy'umugisha ndetse na Kristu gukiranuka kwacu TV. Amahoro y'Imana n'abane nawe. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane kutwakira muri uyu mwanya, kadusuhuza abadukurikiye bose, tubifuriza amahoro ya Kristo kandi tubifuriza umugisha uturuka ku Mana. Turanezerewe kuri uyu munsi. Amazina ni Nshimiyimana Alexander, ry'umurimo ni Reverend. Uyu munsi numvise nifuje kuba naganira n'abantu b'Imana, ubwoko bw'Imana, ndetse n'abataramenya Kristo ariko bazamumenya. Amen. Kubwa TV yanyu igitondo cy'umugisha ndetse na Kristo gukiranuka kwacu TV, ntekereza ko ubutumwa buzagera kure. Amen. Rero tudatinze, uyu munsi ndumva ari ijambo nshaka tuganiraho, riraboneka mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo waho wa 9 n'uwa 10. Hari amagambo maze iminsi ndi gusoma nkavuga ngo byaba byiza nyasangije abana b'Imana. Amen. Reka dusome twihuse. Haravuze ngo umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Murongo wa 10. Icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Meze mbere ko twinjira mu ijambo ngo tujye mbere, reka tumaze dusenga Imana. Mana nyiribihe, Mana nyir'ingabo, Mwami w'abami, turagushimye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu munsi wawe twongereye gukurama kwacu, ni neza n'urukundo dukunda n'ubuntu watugiriye. Turavuze ngo izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugushimiye ko waturinze mu bihe bikomeye, mu bihe bitandukanye, uko byasaga kose wabanye natwe. Turagushimye, icyubahiro ni kibi cyawe. Nyemerera uyu mwanya tugiye kuba mu kiganiro, he kuba ari twebwe izina ryawe rishyirwe hejuru, kandi uduhe ibihe byiza, uduhe guhemburwa nawe. Mwuka wera asabe muri twebwe, ayobora iki kiganiro, kandi n'abazacyumva bazumve imbuzi ya Mwuka wera, bazumve gukora kwawe Uwiteka, kugira ngo twese twitegure ubwami bwawe. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Dusomye aya magambo ni 20 iboneka mu gitabo mu rwandiko Yohana yanditse. Aya magambo ntabwo yoroheje, arakomeye. Kubyara cyangwa se ku mwana w'Imana, reka bwe ntabwo babivuga, ahubwo barabiba. Ntabwo ari ibintu bandika ngo ndi umwana w'Imana gusa ngo birangirire aho ngaho. Kuba umwana w'Imana hari icyo bisaba. Tuvuge no ku babyeyi, iyo umubyeyi atwite agiye kubyara, iyo igise kiri kumukubita
ntabwo avuga ngo umwana ngo gikubitiye ahangaha kubera iki ntabwo barabona ishusho cyangwa ntabwo biramenyekana ko yabaye umuntu ariko uyu mwana amaze kuvuka yitwa izina ndetse akaba umwana wa mubyeyi. Impamvu aba umwana wa mubyeyi ni uko amaraso ya wa mubyeyi cyangwa se ya wa muryango ari muri wa mwana. Rero no kuba umwana wa Kristo cyangwa se umwana w'Imana ntabwo ari ibintu bavuga, ahubwo ni ibintu umuntu ababyo. Yesu ashimwe. Hanyuma rero uyu mwana umaze kuvuka akaba umwana w'Imana, hari ibintu bimuranga. Tuvuge nk'umuryango ushobora kuba uhari kugira ngo umwana wacu ni kirazira kikazirizwa gukora ibi ngibi. Rero no ku Mana uwabaye umwana w'Imana, aha tuzavuga ku buryo ese ni gute umuntu aba umwana w'Imana bica mu zenzira. Ko twabonye ko twamaze kubona ko niba umugore n'umugabo bahuye, umugore arasama hanyuma hamara igihe runaka cyagera runaka haze kuvukamo iki umwana. Niba ngibi byo ku mwana w'Imana tuzabisobanura neza tuge igihe bifata cyangwa se bica mu zenzira, ariko twivugire ko wamaze kuba umwana w'Imana. Nyemerera wibaza akabazwe ngo ese ndi umwana w'Imana? Wowe twumva ntuze kwibera ngo ese ndi umwana w'Imana, kuko turaza kureba ibimenyetso bigera muri bibiri bigaragaza ko uri umwana w'Imana. Ntabwo ari mu kigare, ntabwo ari ukubyumva. Hari ibintu nubwo wabyizera ariko hari ibimenyetso simusiga bigaragara bikagaragaza ko uri umwana w'Imana. Hano ikimenyetso cya mbere, uwabaye umwana w'Imana ntakora ibyaha. Yego, icyo ni ikimenyetso cya mbere. Niba ukibona ibyaha bikwitugatugira ukabona bikora nta kibazo ufite, menya uruhande urimo. Nubwo wabivuga ari ntabwo wakorewe ngo ube umwana w'Imana, ariko menya ngo ntabwo uri umwana w'Imana. Ushobora kuba uriwe ku izina, ushobora kuba uriwe mu bigaragara, ariko mu buryo buri ADN cyangwa se bw'amaraso utaraba umwana w'Imana. Icya kabiri, nta n'ubushobozi afite bwo gukora ibyaha. Ubushobozi ni iki rero? Uvuga ngo mu mutima we yakaba atekereza ibyaha, yakaba atekereza ibibi, ariko ubwo bushobozi nubwo afite umutima, ubwo bushobozi nta burimo bwo gutekereza ku cyaha. Rero niba umuntu agikora ibyaha ntabwo ari umwana w'Imana. Nyamara biracyashoboka ko ari umwana w'Imana. None ko hari abiyitirira izina ry'Imana bagakora ibitangaza mu izina rya Kristo, abo ngabo ndagira ngo mbarize abantu bakurikiye ibi biganiro cyangwa bakurikije izi channel zacu, abenshi hari igihe abona abantu bavuga Imana cyane kandi bakanakoreshwa ibitangaza. Mbese abo ngabo bo tuzabatandukanyiriza hehe? Urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza. Yesu ubwe n'abigishwa bagize ikibazo ngo ese ko tubona abantu baba bahindutse twagaruka tugasanga hari ikibazo bimeze bite? Yesu yabaye igisubizo kimwe, avuga ngo muzabamenyera hehe? Ku mbuto zabo. Icya kabiri, Matayo yandika mu butumwa bwa Yesu, Matayo yanditse yaravuze ngo abavuga ngo mwami so bazinjira mu bwami bw'ijuru keretse ukora gusa ibyo data wo mu ijuru agize gute ashaka. Ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka ntakora ibyaha, kuko ngo yabaye umwana w'Imana. Ntarashobora gukora nta n'ubushobozi afite gukora ibyaha. Rero kuba yakora ibitangaza niho Yesu yavuze. Matayo yandika mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cya 6 ndakeka naho ngaho, avuga ngo benshi kuri uwo munsi bazambaza ngo mwami twahanuraga mu izina ryawe, twakoraga ibitangaza mu izina ryawe, twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe. Azabasubiza ijambo rikomeye ngo nimugende mwumve imbere mwankozi z'ibimwe ntabwo nigeze kugira gute kubamenya. Rero niyo mpamvu tuvuga ngo ushobora gukora ibitangaza ariko utari umwana w'Imana. Aho naho hajemo akandi kantu. Ushaka kubaza ngo ni gute se umuntu akora ibitangaza kandi atari umwana w'Imana? Umwana
umwana ashobora kuvuka, yamara kuvuka nibyo akabaho mu muryango wo kwa kanaka, agahabwa 8, ariko kubera imyitwarire idashimishije akaza gucibwa n'iki n'umuryango, ntago bamunyaga. Iyo bamunyaze bari igitutsi cyangwa se babakoze bitari byo. N'uyu muntu ashobora kubahanura, ariko ubusabane agirana n'Imana, gukomeza kugira ya kirazira y'abana b'Imana, kudakora ibyaha no kutagira ubushobozi bwo gukora ibyaha, akayiteshukaho, akajya inyuma y'umurongo, akumva ko ibintu by'Imana ari ibintu mbese ubwo yafatishije. Nyamara kuba umwana w'Imana ni uguhora wibuka ya sano ugirana n'iki n'Imana. Hasi bavuze ngo nicyo kimenyetso cyonyine cyemeza, ku murongo wa 10 bavuze ngo icyo cyonyine nicyo kigaragaza cyangwa se cyemeza ko umuntu ari iki, ari umwana w'Imana. Kuko avuze ngo ukora ibyaha ni uwa Satani, cyangwa se uwanga mwene se ni uwa Satani. Yego, nuvuga ngo ushobora kugenda ngo reka tukubwire ngo wigenda mu kigare vuga ngo umwana w'Imana ubiririmba, ntago kubiririmba ariko kugaragaza ko umwana w'Imana. Ahubwo kuba umwana w'Imana hari ikintu kimwe kibiranga. Mu yandi magambo, utandukana n'icyaha, n'icyitwa icyaha n'igisa nacyo. Igihe cyose ubona ukibirimo rero, shakisha uburyo waba umwana w'iki w'Imana, biracyashoboka. None ko hari abantu bamenyereye Imana badahugurika, kandi mu by'ukuri babonerwaho iyo mbuto y'agakiza, ko basenga kubera ibitangaza, bagakiza abarwayi mu izina rya Yesu, hanyuma mu nyuma hari ikintu kibaho, ngewe ubwanjye ndabyitegereza kandi nkabibona, kandi n'abantu benshi cyane bamaze kubimenya. Ugasanga umuntu waguhanuriye kuzakora ubukwe, kandi ni umukozi w'Imana, ni umushumba cyangwa ni n'umuprofete, nibyo byeze, ariko ukajya kumva ugasanga niwe wateye abakobwa mada, niwe watwaye abagore b'abandi. Aho hantu kuri aho hantu urashaka kugira ngo utubwire ngo biracyashoboka ko umuntu yagaruka? Mbese uyu muntu ukora ibitangaza mu izina rya Yesu yarangiza akanasebya izina ry'Imana, we umutekerezaho iki? Ndagusubiza nkoresheje icyanditswe Abaheburayo igice cya 10 ku murongo wa 26 hari amagambo asubiza icyo kintu. Haravuze ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba igitambo cy'ibyaha. 27 keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegerezanya umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Uwo muntu ubikora mu izina rya Yesu cyangwa mu izina ry'Imana, ubundi hari ikintu kimwe tutazakora ikosa, cyangwa tutazakora ikosa, kumva wakiringira umuntu kuko akoreshwa ibitangaza. Oya, nta kindi cyitegerezo twahawe mu isi uretse Kristo wenyine. Ubone wabaye mu isi ageragezwa n'umubiri, ageragezwa n'imyambaro, ageragezwa n'ibyo kurya, ageragezwa na Satani, ageragezwa gushaka icyubahiro, ariko aranesha. Kuko Yesu amaze kubatizwa, Mwuka yamutwaye mu butayu, amara iminsi 40 atarya atanywa. Amaze icyo gihe Satani arazagira gute? Aramugerageza, aranesha. Kandi uwo nguko yageragejwe niko tugeragezwa. Ikinezeza nuko abasha gutabara abageragezwa bose. Haleluya. Birashoboka. Ako kamubaza akantu kamwe. Ku isi kumvise amateka menshi, hari umuntu wanze gusambana arapfa. Nawe nuvuga ngo y'imbuto rero y'Imana ikurimo, ya maraso Yesu Kristo yakurimo, ko bavuze ngo imbuto y'Imana iguma muri we, uwo muntu nagasho iyo mbuto imubuza gukora ibyo bintu. Ibaze kuba waba ufite akazi kagasebya kandi kaguhemba. Numva nabigiranye iki kintu. Ibaze akazi karaguhemba uranagakora ariko urimo uragasebya. Nuvuga ngo icyambere, niba warakirese umwami n'umukiza ku bugingo bwawe, wakabaye kubuvutse ukaba umwana w'iki. Hari n'abavuga ku bana bavuka mu buryo bubiri. Kamanzi bwo kubimenyetso byo kuvuka, nanavuze ntabwo bivuga wore kambivuge uko ari bitatu. Icyambere, uburyo bwose wavuka hameneka amazi.
icya kabiri ni amaraso, icya gatatu ni umwuka utuma wa wundi uvutse ataka. Rero iyo byakugezeho ubabyawe n'iki? Ni Imana. Ariko hari umuntu uvuka hakaza ibimenyetso bibiri, icya gatatu kikajya ute? Kikabura. Iyo kibuze ngo ntabwo ari umuntu, aba yapfuye, aba ari intumbi. Hari n'abantu rero bavuka mu buryo bugaragarira abantu, akabatizwa nibyo, ayo ni amazi, amaraso ya Kristo amenye nawe yaramumeneye, ariko mwuka wera ntamutakishe ngo yihane ave mu bibi kandi akomeze uwo murongo. Iyo umwana avutse ntabwo agomba gwingiye, agwingiye biba ari ikibazo, bisaba ngo akure. Na wa muntu mu gakiza wavutse agere ku gihagararo mwuka wera agize gute? Amushakaho. Numva rero hari twaba tubivuzeho mu buryo bw'incamake, ariko ubutaha tuzabivugaho mu buryo burambuye. Yego cyane, ibintu bizasobanuke, abantu rwose bazajya badukurikira. Icyo twifuza ntabwo twifuza gutwika, ahubwo twifuza kugira ngo bamenye ukuri abantu bose. Bibiliya avuga ngo ukuri ni mu kumenya niko kuzaba batura. Izi saha abantu birirwa biruka bagasiga ibisubizo byabo ngo bari kujya gushaka abahanuzi, bakagaruka mu nyuma bagafata mu gatebo kamwe abakozi b'Imana bose. Cyane cyane izi social media natwe dukoreraho, ntago Imana bayibanira neza. Abantu benshi barayiyitirira ariko nayo izabihakana. Turagira ngo rero tubwire abantu n'ukuri biyitirira izina ry'Imana. Imana ibagirire neza cyane kandi bababarire. Ariko hari ikindi kibazo mushumba nifuza kukubaza uyu munsi. Ndabizi waje wifuza kuvuga ijambo ry'Imana, ariko uvuze kuvuga. Hari ikibazo njya nkibaza mbese ko ari igihe abakonikoni umuntu ubona siyanse zaraje, umuntu akavuka mu buryo runaka, ugasanga ngo n'abapfuma babyizera. Sibye ko ngewe wenda nabyizera nubwo mbajije iki kibazo, ugasanga umupfumu niwe waguhaye umwana, undi nawe mbese uwo mwana nimba wumvisha ikibazo wavutse mu buryo buri satanike. Hari abamenetse amaraso, naranumvishe ngo kugira ngo umuntu abyare ngo nuko agomba kuba yakica undi, kugira ngo ugasanga ni ibintu biri aho ngaho. Mbese uwo nguwo wavutse muri ubwo buryo, mbese nawe birashoboka ko yavukira aho hantu akakira Kristo, cyangwa ni uwa Satani tubimenye? Oya. Hari ikibazo gikomeye kandi cyiza. Sorry. Iki kibazo ni cyiza kandi abantu benshi bajya babyizera bakabyakira gutyo. Ariko ijambo rirambwira ngo Yesu amena amaraso ku musaraba, yayameneye buri wese. Uburyo bwose wavukamo muri uyu mubiri, birashoboka ko wakakira Yesu umwami n'umukiza ugakizwa kandi ukagera ku rwego umwuka wera gushakaho. Amen. Yego. Ntabwo bivuze ko kuba waravukiye aho ngaho nta ruhare wabigizemo. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo nk'uwo mwana we apfuye ataragera ku rwego runaka bigenda bite? Uwo ngo Bibiliya tuvuga ngo niho Imana avuze ngo mpora abana gukiranirwa kwa bande? Kwa base. Ariko iyo amaze kuba mukuru akamacuwa inafa akamenya kwihitiramo, hanyuma akavuka mu buryo bw'umwuka buri spirituelle, arakizwa rwose ndetse akaba muzima. Urugero nka Aburahamu uzi ko avukiye hehe? Kwa Setera mu bigirwamana. Ariko yarahindutse, Imana iramwishimira, abo bwoko bugize gute? Bukomeye. Haracyari ibyiringiro ko uwavukira aho ngaho, ndetse ashobora no kuvuka akavuka iwabo bakora ibyo bintu. Birashoboka ko yakakira Yesu umwami n'umukiza, amaraso akabatizwa, amaraso Yesu akamuzaho, mwuka wera akamuzaho, akamwemeza ibyaha, hanyuma agakira, akaba umwana w'Imana. Amen. Yego. Kandi urakoze cyane. Nari nibutse amagambo nimba ari muri Ezekiyeli, nimba ari avuga ngo nuko musanze. Yego. Numva ari mwivata manza nimba ari muri Ezekiyeli. Ndakubwira ni baho. Muso yari umwamoni, nyoko yari umuhetikazi. Birimo birumvikana wa muntu wavutse ku bw'ibyo ng'iby'ibigirwamana, nawe arahamagarwa mushumba. Yego. Imana iguhe umugisha. Tuvuga aka kantu, nawe aramutse akurikiye
Kristo Gukiranuka Kwacu TV cyangwa se Igitondo cy'Umugisha TV akumva iki kiganiro, ye kwiheba, biracyashoboka ko ntiyite ku by'iwabo. Yesaya navuze ngo ibyakira ntimubyibuke, mwe kubyitaho ngiye kurema ikintu gishya. Uwo nawe yavuka akaba umwana w'Imana, agasezera kuri ibyo bintu bya basekuru byo bamukoreyeho. Hanyuma akandi ngaruka inyuma, ntago umupfumu atanga umwana. Oya, ntabwo atanga umwana. Atajyana n'abantu babyumva akagira ngo kuko abapfumu batanga abana, ntago batanga abana. Kwara ababyizera bikabaho. Uko kubyizera, ndaguhereza urugero. Muri Isirayeli higize kubaho kugomera Imana mu gihe cya Eliya, basenga Bali na Shera. Icyo gihe byakoze bavuga ko bikora ibitangaza, ariko n'Imana yo mu ijuru yagira gute yabikoraga. Imvura ikagwa, nibwo Eliya yagize arabati ariko Uwiteka we, Bali na Shera bikurushije kurya hiti muri Isirayeli. Uzi ko aryo muhanuzi njye usigaye mbona gatoya, haracyari 7,000 utarapfukamira Bayali, ariko garagaza icyo ushaka kuvuga. Nibwo hagaritse imvura kugira ngo bimenyekane koko niba Bali na Shera byo bitanga imvura. Ariko byaje kumenyekana ko ibyo ari ibigirwamana, nta kintu byakoraga, uretse ko abantu babwizeraga Imana mu ijuru igakora imirimo n'ibitangaza, bo bakumva n'ibya bigirwamana byagize gute byakoze ibyo bitangaza, ariko ntabwo ari byo byakoraga ibitangaza. Kare nahoze numva ngo hari umuntu ngo wari uri kubwira abantu ngo bazamuhamagare ngo akoresha imiti nyine y'ubwo buryo bigakunda. Hari abarozi cyangwa abapfumu tugenda twumva ahantu hagiye hatandukanye, sibyo ko mu Kinyarwanda cyiza batubabarire bavuga ko ari abavuzi, ariko ukabona ibintu bakoresha ni ugutongera, bagahamagara abantu ati nimuze twebwe turakiza. Abo bantu noneho tureke kubizera, abantu bakurikiye Gukiranuka Kwacu TV kandi banakurikiye Igitondo cy'Umugisha. Hari umuntu ugera mu kibazo noneho akumva ibyo bintu akavuga ngo biriya byarakoze, reka nanjye abarihonge. Mbese tubabwire bakurikira abapfumu wa mugani nk'uko Eliya yavuze ngo mbese Asheri na Bali bikurishije hiti, cyangwa tubabwire ngo nibaze kwa Yesu? Mu ijambo rimwe nabo ngo nibaze kwa Yesu. Abapfumu n'abarozi n'abakonikoni nta mbaraga bafite, ntazo rwose, kandi bafashwe n'iyi ndirimbo ivuga ngo ari hejuru ya byose. Haleluya, amen. Ndagira ngo rero tukiri kuvuga kuvuka kuntu umuntu aba umwana w'Imana, mu by'ukuri nanjye ndagira ngo ngira akantu nongeraho uri gusoza ducumbika ikiganiro cyacu, tuzakomeza. Mbwira abantu muri iki gihe bari gutinya imbaraga z'abarozi, ntibatinya imbaraga zo kuvuka cyangwa guhinduka umwana w'Imana. Ugasanga umuntu nta kindi cyifuzo afite ngo n'abarozi, kandi n'abapasiteri bakuru badushumbye ndetse bajya nkibaza, mbese ugasanga umuntu ntakiri gutekereza Imana cyane, ahubwo we umwuka uri mu barozi. Birabangamye. Abakristo bari gusenga kugira ngo babe ngo Kristo yongeraze abarozi babaye abarozi. Ngewe icyo nababwira ni kimwe, kugira ngo nawe ugire icyo wongeraho, Imana iri hejuru y'abantu bose. Amen. Iri hejuru ya byose. Ikibazo waba urimo ni igihe cyo kukibamo nimba utarakiteye. Ari n'ikibazo ubamo kubera ko wakiteye. Amen. Ariko nimba uri mu kibazo utagizemo uruhare, ndagira ngo ni igihe cyawe cyo guhondagurwa. Ihangane, isekura gake ikanoza vuba, kandi iragukaranga ikanakumutsa nyine ikagukuramo ibikoma byose bikurimo, ugasigara uvuga ngo Imana ni Imana. Mwihangane Ikinyarwanda dukoresha kuko umubwiriza avuze kubi. Ugasanga umuntu yatakaje ibyiringiro, yagiye mu bapfumu, yagiye kwikurura ibikomere. Rero mushumba, karibu komeze. Aho ngo nacyo kuvuga impamvu bagira ubwoba, hari umuririmbyi yavuze ngo abatinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu. Nta cyamurekesha iyo migambi. Tuvuge niba umwana ari kumwe n'umubyeyi we, papa we, nubwo haba haje iki, ntabwo agira ubwoba. Kubera iki? Aba afite icyizere ngo ndi kumwe nande na papa. Natwe nitumara kuvuka, impamvu tugira ubwoba, tuba tutaramara kugira gute kubyarwa. Ntabwo tuba turaba abana b'Imana. Wabaye umwana w'Imana bati papa arahari, napfa nabaho nagira gute, papa byose agize gute arabizi. Biramutinyura rero. Iyo bimaze kumutinyura, abaho mu mbaraga z'iki z'Imana.
abaho mu mbaraga zo kuba umwana w'iki w'Imana, ntabwo atinya. Kandi ikindi nabonye uzacunge ni imiti yarigize nganira n'abantu babikora, akenshi imiti ni ibintu afata gusa akigira umupfumu. Ega no mu mistura bafite bavuga ko basenga ariko ari abapfumu. Uzana rero benshi bafite na za Bibiliya hafi aho ngaho banazi ijambo yego Satani rero yaravuze, Petero yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Rero Paulo yandikira abantu ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya, mureke gushana n'iki gihe. Nuvuga ngo abiki bameze batese, hari ibyo bakora bakabisimura bakabigira Kristo, nyamara atari Kristo. Rero uwishingikirije ku Mana ntabwo azaterwa ubwoba n'umurozi. Ndavuga ngo imbaraga y'Imana iri hejuru y'iki y'umurozi. Kandi Imana ivuga ngo genda, naho bakuvuza hehe uzagenda. Aho twibaze kugenda ko tuzagenda, kuko ni ijambo ribivuga. Aho kugenda kwanjye, ese uyu mugoroba ariho wanyuma ku buzima bwanjye, nkaramuka ngiye, naba ngiye gute? Urwo rugendo rurahiriwe ngo rusoze rya jambo, harahirwa abapfa. Yego, bapfire mu Mwana. Amen. Naho kuvuga ngo kandi ikindi Satani ndavuga utaha ni kuki umuntu yinjiye amaze kuvuka rwanywa. Yego. Ndavuga ubutaha munyemerere tubashimire ko mwakurikiye ikiganiro. Ubutaha tuzababwira no kubera iki iyo umuntu yavutse, cyangwa se no kubera iki umuntu agira ubwoba, kuko cyangwa se no kubera iki umuntu arwanywa cyane iyo amaze kuvuka. Iyo umwana yiberaga mu nda, ngiye kubivuga kandi mama akanyera akakubita hasi, nubwo bashaka kumva uburibwe ubwumva cyane ni mama we. Ariko iyo amaze kuvuka ubwo abagiye kwihanganira, aho mama akamugira gute, akamureberera. Tuzabisobanura ni iki bivuze ibyo bintu. Ndagira ngo mbere tutarasenga, mu by'ukuri ndabizi neza abantu bakurikiye Gukiranuka Kwacu TV ndetse n'Igitondo cy'Umugisha TV, hari inshuti zacu mwari mukurikiye Igitondo cy'Umugisha TV ndetse na Gukiranuka Kwacu TV. Turabizi neza hari igihe umuntu aba mu buzima bwo kudashaka ibitangazo utabikeneye, kandi ukeneye nanone ijambo ry'Imana. Rero ndagira ngo Reverandi azagaruke, ariko nanone turamusaba nomero ye ya telefone. Watubwira nomero yawe ya telefone kugira ngo n'umuntu yaba kuri iki kiganiro yakumva atanyuzwe akaba ati nsengera. Ndabizi neza hanze ahangaha abantu nuko bakunda abantu bababeshya, bakunda byashyushye, ariko ukeneye Yesu ngo avukire muri wowe. Iri jambo rirakomeye cyane. Ukeneye Yesu mbere ya byose. Mbere yuko wiruka imisozi ujya hehe, ukeneye Yesu ngo ature muri wowe, atsembeho kamere zose. Kandi ukeneye Yesu ngo agukure muri izo karande zose, ibiguhiga byose, hahandi usenguka aho ati koko. Rero Reverandi ndumva afite ijambo ry'Imana muri we, kandi ryakubohora, yarabisigiwe. Ndagira ngo aze kuduha nomero ye ya telefone, anadusengere ducumbike ikiganiro. Kuri mikoro mwari kumwe na Pasiteri Emmanuel Imanishimwe, narindi kumwe na Reverandi Pasiteri. Televiziyo yo nayindi ni Igitondo cy'Umugisha TV no Gukiranuka Kwacu TV. Imana ibaha umugisha. Umuyobozi wa Gukiranuka Kwacu TV n'uyu mushumba Reverandi Pasiteri. Nkuko twabibasezeranyije, nyaboneka kora subscribe kandi kuri ayo magambo atukura, haba kuri Gukiranuka Kwacu TV ukandeho subscribe, ujye udukurikira uko bwije nuko bukeye. Turabasezeranya ni abanyamatiku cyangwa abanyamahane tuzacisha ku Gitondo cy'Umugisha. Turabinginze rero mukunda ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Mu izina rya Yesu mbasabiye umugisha. Imana ibaha amafaranga, Imana ibakize indwara. Amen. Nakwakiriye utange nomero ya telefone unadusengere dusoze. Urakoze cyane. Nomero ya telefone ni 0788 67 Ndasubiramo ni 0788 na Tigo wayitubonaho ni 072748 750. Ya MTN yo igaragara no kuri WhatsApp.
nanone abantu bari hanze mwakibuka guteranya 250. Yego, hanyuma mumyemerere tutuma ducumbika ikiganiro dusengere abantu batandukanye ku migabane itandukanye. Ndasengera ibyiciro bikurikira. Abambere ni abarwayi. Kora umuntu arwaye arababara, umubiri umubabaza, bikaba byatuma anagana kuri abo bantu twavugaga. Hanyuma abakabiri ni abantu bashonje, inzara yatumuhemuka. David yavuze ngo ntume byinshi naga nguri iki ngimana niki kandi ntubinyime ntiba nkagayisha izina ryawe. Gatatu, turasengera abantu batarabona urubyaro. Kane, turasengera abantu bababajwe mu buryo butandukanye. Ashobora kuba ari ubupfubyi bumuzengereje, ashobora kuba ari ubukode bumuzengereje, ashobora kuba ari ubupfakazi bumuzengereje, mbese ibintu bitandukanye. Ndumva mu isengesho ngiye kwatura Imana yo kabyara idushyigikire, hanyuma buri wese uri kurya ikiganiro aze kumvira isengesho kandi rigira icyo rihindura ku buzima bwe. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana idahinduka, uri umwami wacu mwiza. Reka nyemerera tugushimire kuri hejuru ya byose. Waremye umuntu kugira ngo anezerwe. Ijambo ryaravuga ngo nawe wabaza umuntu ariko uzamugirira ibambe. Niyo mpamvu duciye bugufi uyu mwanya kugira ngo dusengere aba bantu tuvuze, kugira ngo ubwiza bwawe n'imbaraga ikiza kandi ibohora iboneke kuri bo kugira ngo bashime izina ryawe. Nyemerera dusengere abarwayi aho bari hose, indwara barwaye zose, cya kiganza cyawe gikiza n'umusi kiracyakiza. Nunyemerere umanukire ku buzima bwabo, icyo kiganza kibakoreho, boroherwe kubw'ubuntu bwawe, bashime izina ryawe. Turasengera abatarabyara babaye ingumba mu gihe gikwiriye. Hana wamuhaye umwana aragushimira, ndetse ntabwo wamuhaye umwe, wamuhaye benshi. Reka n'aba nabo bihebeshejwe n'urubyaro ubaha abana data, kuko uri umwami w'abami. Kandi nawe numara kubaha abana, reka bavukire muri we b'abana bawe, kugira ngo nabo babyaye babaraga umurage mwiza wo kuba abana bawe, kugira ngo umunyago mwinshi uzakirizwe ku birenge byawe data. Turasengera ababaye mu buryo butandukanye, abihebye, abari kurira, mu izina rya Yesu. Abasindishijwe n'amaganya, agahinda, umubabaro, imibereho, ubuzima, abo bose turakweretse kugira ngo bahazwe nawe. Ijambo ryarambwira ngo ifumbatuye igipfunsi uhaza kwifuza ko ibiriho byose. Pfumbatura igipfunsi cyawe Uwiteka, turakwinginze. Namaze kumenya ko uri Imana ihendahendwa, turaguhendahenze rero kugira ngo buri wese ugiye gukurikirana iki kiganiro yunguke kandi abone imbaraga ikiza, abone imbaraga ibohora, abone imbaraga y'Umwuka Wera, yakire agakiza kawe ku buntu, kuko uri umwami w'amahoro. Tugushimiye ko ubyumvise kandi tugushimiye ko ikiganiro kigiye kugera kure kubw'imbaraga y'Umwuka Wera, mu izina rya Yesu, amen.